mabuja mbabarira ntabwo nzongera n'umushyitsi narimerekeje kugira rwose murenzi iremba agenda agiye mu rugo ndanapfukamye mbabarira n'imbabazi musabye wagenda mu rugo nagiye mabuja Nade nawe nibitange oya mama Nadi gihe naje gusura Nadine dukwitana nyine aramerekeza gutyo biranga aho ta aranyica ibintu asanzemo hariya mana reka mbe ndakora isuku hano yewe hano hejuru n'isi ndahaha iki uhaye ibyo wahashije gafata ipaniye uyihute umushifu nshaka kugira ngo duhite tubikoresha yihuta mabuja banyi ndagiye ndagaruka mami wabonye umushitsi yewe mama Ben karabe amakuru imbere ko uzi cyane myenda wewe waratsinze kuza kumuvyo wakwishe nabaye ikigoye umva ibyo bikukuye bakakabira yewe mama Beninda ndagenda kubonye amakuru ni meza yewe ubu akazi kaba kaduheranye twahuye n'inshuti zacu tugatinda ku kazi nyine tuganira ugasanga kugera mu rugo umuntu aratinda nawe ndakuzi urarondogora kuva kera n'ibintu byawe ubu ku kazi bankunda kuko iyo tukarangije aferi duhita dukora niyo gutera story shambo ufite ubusutwa budashira n'ubu uracyari nka kera ntugihinduka ninshobora guhinduka kuko noneho akazi buno karimo abadamu b'abasa kundenza ahubwo mwe bazagukubita kuko urarondogora bikabije ahubwo uramunyibukije yaranyandikiye message ubundi yonyine yakora iki Edina akirajya kubika iki gikapu nurangiza unagiye mu gikaro urebe ko ari utwo wakora yego mama none se ubundi niryo kukubaza ntawe uri hano ahubwo se sheri ahubwo ngiye inama mama Ben byagenze bite sheri yaragiye hanze ubu amaze nk'umwaka nawe mbona yaratinze cyane mba numva bimbangamiye kuri ahubwo se ngira inama nese agiye muri misiyo z'akazi cyangwa ibindi bindi yagiye ni misiyo z'akazi hari umukiriya ngwino neza imbere yewe ufite inyanya nziza ni neza imbere nziza kugurisha neza nangahe 200 hano ni ijana amara agapfukamunwa neza ubu hana namwe muraze kubahiriza amategeko ya covid wabaye kumugira gukarabya intoki nakarabye n'isabuni nakarabye rwose ubuhizangahe none se izi sindagara gute zose indagara ikiro ni 2,200 iki kintu se cyo none oya ntabwo apfa gukora ku byo kurya ubwo hari amabwiriza ikinanga ese huko iki gipapayi ni 400 intoki zo none ntiwarora mereza inyanya ugurama izijana rero ko ijana ubwo ijana uramira 80 kugira ngo kunasagura ve none se sibyo niko bimeze urama za 80 ugahangana none umugore yewe nta mugore mfite huko icyo nshaka nuko kugira mwigishe kujya hanya ibintu bya 80 sagura veni ayo veni nayo uri kumva zajya nyashira muri kagasanduku kugira ngo azateganyirize umwana wanjye nzabyara ukumva ko ibyo binarukuri ubwo 80 nyihera naho ume kuri 80 inyanya za 200 ziguhere 80 urama imifungo ibiri urayimera 140 na 60 shyiramo hoya wenda reka mukaturire mwe kwizi zijana arizo muhera 80 ariko nabwo nuko twarase shyiraho nta kibazo ndebe wenda
ko nasaguramo akabyeri buno udukabari baradufunguye ngomba kureba ko none nasaguramo utaganyiriza urubyaro urabiretse ushyiramo metero wamugani ushyiramo utuzi byose ubwo nukuma no kuri karoti nazo nukuma naho ndatwara karoti ni ijana nazo ijana karoti uzagiye kwihangana wenda ungatureho 10 byonyine umere 90 kwirinda covid nabyo ni byiza pavuro ni 200 oya pavuro kubera nyikunda cyane yo ntabwo ndagukatuza shyiramo ndayago kuko boss yamaye igihumbi ndumva ndasa cyaka kugira nsagureho desa yonyine nta kindi bo pavuro ikimayeho none utu tuntu tutwatsi n'uduki two twasereye tunosha twasereye natwo 50 natwo shyiriramo rwose amaye ese ko twabarubutse ukabona tutagifite utwatsi ariko utu nta kibazo nanjye ndadusekura turahinduka neza nta kibazo bo ewe ubunyobwa ni akantu mfite ko gupfunyika noneho ndagafite uragafite bo nukuma no kwatura tuno batwita uduki turyoshya biryo ni tungurusumu shaka muhizo angahe zo ziranguriraho 30 tungurusumu za 70 kugira mbone ayo ngavura byanga bikuru tungurusumu zo nuko nguriya byinshi naho ubundi tungurusumu rega naho ukatuzi ba ese nakatuza abona mwiyi viziyo tutakatuje na uruhande hari imiteja nayo nyikunda kuri imiteja nayo nukuma imiteja note imiteja ikirani 600 ariko huku imiteja twatanditse ni ijana nubwo ndi kuyihaha ntabwo nzi ukuntu bayiteka uti imiteja iyi miteja urayifata ukagira gutya ukadutotora warangiza ukaduvunagura dore waguze na karoti n'udutoki ukabanza uteka imiteja na karoti nubona bigiye gushya twadutogira aho waduhasi wadukase ushyiremo ubwo narange nindangiza narurire kuki ku muceri cyangwa ku bindi biryo byose natetse nta kibazo byose urakoze rwose kumahira neza ndagushimiye cyane dore ipaniye iruzuye neza igihumbi gusa urabona nagavuyeho 200 ubwo nukuvuga ko ibintu ari ibya 800 mazi kumva nawe ibi bintu ni byiza nzajya mahira ahangaha natwe dukunda abagaruka rero yego nubona ibyo nibyo mbashaka sawa rwose urakoze mu kirangiza ariko icyo mbonye nuko muzi no kwirinda gushyiramo metero umuntu ari guhaha ngaya ngo ngarurira ngaya rwose uretse mbare ndebe ko yuzuye reba aruzuye aha sawa garurira amafaranga rero 300 mama we nibyo ni 200 nanjye namenyeye kugavura nari nkuyeho meshi zana nta kamera ibiceri reka bamvunjire kuvunjisha barayangujije sawa rwose akira 200 yawe murakoze ese koko zahaye uyu mukiriya w'iki gitondo avuye hasi te sawa rwose nanjye niyo mpamvu nanjye reka nahe nanjye njye guteka ibi biryo murakoze cyane yongeye ndabashimira bwa kabiri sawa rwose none se hari ikibazo se bari muri misiyo z'akazi nyine kubera ko batinda cyane bagira nk'ubwoba ubwo wenda aragiye azanayo n'undi mugore banumva afite ifu muri nge ryanyishe umujinya byabura abagabo se ntubazi abagabo ntabwo ibyo byabura kuko ntabwo yaba arara wenyine ngo ijoro rimwe amajoro 2 ibyo ntabwo byabura cyokoze icyiza kindema agati mu ruhande rumwe mba mbona nyandikira nijoro tukaratuvugana kuri WhatsApp akanyandikira nkabona ko ubwo ari kumvugisha nijoro ko nta kibazo ko bwatasha ari mu rugo ariko nta kibazo ubwo muvugana isaha ku isaha ntabwo byatuma umukekerezo byose buriya nta kazi arimo nikarangira buriya uzabona agaruka nawe urakoze kundema agati mama Beni ubwo se mama Beni numve ko ari story nakuganiza numve ko wayingiramo inama mbwira urwo rugambo rwawe ndakuzi bikora umujyi bibura nyine ahangaha urusore bukorana ubwitwa rwayo uranabonye mbona ari urubogara ahubwo buriya nta kuntu umuntu yagira gutya akagera rero ukuntu uramenye ibyo ushaka kumbwira nabyumvise uramenye ntuzakore iryo kosa ryo guca umugabo wawe inyuma nk'uko uri kuba ko yagiye hanze uzi neza ko yagiye mu kazi ntuzakore ikosa ryo kumuca inyuma no ku mukozi wa puresi uramenye iryo kosa ntuzarikore arega abagore turi ba mutima w'urugo
ntabwo byamunezeza aramutse niyo yaba abikora ari we abyumvise ko umucimana no ku mukozi yizaniye ukoresha ntabwo byamushimisha ntuzabitekereze. Okay, ngira inama nziza ubwo nkomeze nihangane mutegereze azaza. Komeza wihangane umutegereze kuko igihe azazira cyose azahora yitwa umugabo wawe kuko ni se wa Dina. Mukunda yuko ngira inama nziza yubaka ni wowe nshuti mfite nzima mu nshuti zanjye zose niwo ngira inama mbese Shanani biranshimisha ni ukuri iyo nkubwiye ikintu nkumva ko cyumvise biranshimisha ni ukuri. Nta kintu ushobora kumbwira ngo nyange kuko kiba ari ikintu cyubaka gusa. Ntabwo nakishima mbona urugo rwawe ruri gusenyuka kuko iyo wubatse na mugenzi wawe kubaka nibyo byiza naho divorce ziri hanze aha ntabwo nifuza ko nawe wajya mu mubare pe. Oya byo biba bigoranye. Mwiriwe. Shaka umuceri. Bo, Pakistani nangahe? Ni igihumbi Pakistani terandi ni cyabiri. Kubera shaka kugavurura amakuyu nguyu w'igihumbi. Burya niyo Pakistani. Dore n'umuceri mwiza cyane. Umuceri ni mwiza cyane rwose. Cyane pe. Ntabwo utema? Ngo pimira ikigo. Kirakira. Pimira neza umunzani wanyu uti. Ndagupimira neza, ndagupimira neza mu kintu. Nta kibazo rwose. Ndagupimira neza pe. Sawa rwose. Hano ntabwo twiba abakiriya. Ni byiza cyane. Ndajyana ikiro kimwe. Ndajyana ikiro kimwe ariko ako gaceri manza ndashyira mu cyungu narobanuye ndi kubona nta mabuye arimo. Urarobanuye ni mwiza mana yanjye. Mbese nta handi hantu uzajya urajya. Ako kantu rwose. Ntaho pe. Kamushyiraho na kagara pe. Oya siyo ya yindi bita customer care we. Customer care. Ibintu ni byiza cyane rwose. Cyane. Ko nanjye nkunda guhahira ahantu nk'aho. Akira. Rwose urakoze cyane. Ari rwose ndabona ikiro wacujuje ndabona rwose. Kiruzuye neza. Uyu muceri kubera ari mwiza pimira ikindi kiro bibi. Nk'ikindi kiro. Pimiraho rwose. Bakamupimira ikindi kiro. Urambwiye ngo nugusuka mu mutungo utarobanuye. Ubwo rero ndavuze ati nanjye reka rware kuri umuceri wamanza kurobanura ntabwo njya gupfa. Oya byandi by'amabuye ntabwo tukiri. Ako kantu nkunda kwitahira bwije patro nanjye mba nigiriye kwirebera abandi bantu nakumva ngo araje mutatsukamo ubundi ugahita Ugomba kugitakira kubasaba ibintu bya muzuri musungu. Ayaya nicyo kinagundira nanjye cyane rwose. Kurya nawe umva. Kandi umuntu yagusimbura. Ako kantu umva nta kibazo rwose. Akira. Ubwo ndakwishyura ngahe? Uranyishyura 2,000. Sawa rwose kugira ngo nanjye mbone ya gavu yanjye dore n'inoti ya 5 byaye nk'inkuru. Akira rwose Zana. Ntabwo tuzagira za hano. Oya nzajya ndaza kuko uyu buceri rwose ndikubona ari bwiza cyane. Mwiza cyane. Mwiza cyane. Umurengeze n'umurenge. Umva utanga na keya cyane. Abese nawe ucuruza ko mbona umeze neza ra. Nanjye meze neza. Wariye neza usa nabi. Icyo nzi cyo umva nanjye nzajya mahira ariko atari n'umuceri gusa. Chaka kugira tuzabe n'ishuti no kubindi byose. Sara rwose ndabona amafaranga yanjye yuzuye. Urakoze nta kindi kintu urantangira. Oya Amavuta se wahahira. amavuta patro haha amavuta menshi. Yewe urakoze kumahira rwose. Urakoze ntabwo ukire mwiza. Iki kintu rwose unkoreye ni igitangaza. Urakoze. No gutapfunyikira kajya kubika mu paniye. Genda ujya kubika mu paniye maze sinagushire muri drop. Sawa nanjye nicyo mushimiye reka ngende kire mu paniye. Sawa. Murakoze. Mami ngenda nabirambiwe ndi mami yagahaye waye subundi yagiye ngenda nawe nogeje nagahaye waye na Umva muko byugabanyijwe muko namutumye gwa. Ndi mami nawe narambiwe ndangije koza ibyombo se nshaka no kwijyamira mfite ibitotsi ndasubira mu gikoni. Kanze gwa yaze ibyo uri gukora bikore. Cyane baramutetesheje guturima koze twari kuvuga ngo umukozi atinze ku isoko. So mubona se nyine kubera Umukozi imirimo yose ni umwana w'umukobwa nawe ushaze bagiye mu rwe. kubera akundana na se cyane rero niba ari se umugira urumara simbizi kubera avugana na se neza cyane barushiho kuburwa Ahubwo mujye gihe mumukurikiza ahubwo sabura iki. mwese kuburore bigiye bagendera muri mise y'akamara
ubu koko urabona kumukurikiza biba byoroshye sha nta kundi ariko nyine amaze gukura ariko igihe azazira ndahamya neza ko atazancika ntazagucika ugomba kumukurikiza ni ukuri buriya mutesi afite bukamuvamo sha ahubwo se ndi kubona amasaha agiye reka ntahe kuya mama Beni nuse wataha ute kandi ubonaga wabaye twamutumye utuntu ku isoko turi buze gukoresha ahubwo se igihe cyose twamaranye sinigeze nkubaza kandi n'akantu na kamwe baba bakoze sha banyakiriye nasanze abana n'abana beza cyane banyakiriye nta kibazo ndahaze nta mpamvu ubwo wasanze wa mushuti wa Dina nawe ubwo nyine ubwo bari kuganira iby'amashuri ndahaze ntabwo ari ngombwa ko ntegereza umukozi ubwo rero nyine kamindura imyenda mvanye ku kazi mwerekeze nyine kigira abana mu masaha agiye uzimerekeze tugende ntaye ariko mana we gusa numva inama yangiri ariko aramunda sinshobora nzego wabaye naza amubwira ati rero ukuntu twabivugana neza njye sindi kubyemera rwose ko byagenda kose iri joro